ngira ngo iyo tubabwiye ngo Iwacu Connect mujye muhita mwumva serivisi nziza kandi inoze kandi itangiwe ku gihe, irimo innovation, irimo ubunararibonye ndetse n'ubunyamwuga. Ngira ngo murabona bino biraro, ibi biraro tumaze kubaka, turacyarimo turabyubaka. Ngira ngo murabibona yuko ni ibiraro byiza rwose, ni ibiraro byiza bigezweho, aho inkwavu zacu zitazajya zihura n'iki n'amaganga cyangwa se n'umwanda uwo ari wo wose. Murabibona rero yuko ari ibiraro byiza cyane, ni ibiraro byiza cyane. Murabona yuko ni ibiraro bishobora kwakira inkwavu nyinshi, nk'uko mubibona ni ahantu hanini hagari rwose. Kugira hino murabona ko hano hantu hakwakira inkwavu nibura rwose zitari munsi ya 80 rwose n'ijana, ariko harimo n'abana zishobora kuba zajyamo. Murabibona rero yuko aha hose ni ibiraro, ibi byose ni ibiraro bimeze neza rwose, buri wese yakwifuza kugira mu rugo. Icya mbere, biri ahantu hatoya, ntabwo bitwara umwanya munini. Icya kabiri, ni ibiraro bifite isuku, n'urukwavu urwo ari rwo rwose rushobora kujyamo rukabona umwuka uhagije, rukabona ubwisanzuro, hanyuma ntiruhure n'indwara habe namba. Icya gatatu, ni ibiraro ubona rwose ushobora kurekipera ya maganga yawe akajya ukwayo, n'umwanda wundi ukaba wajya ukwawo. Hanyuma icya kane, ni ibiraro biri ekonomike. Kugira ngo murabibona ugereranyije espace biriho, ukareba inkwavu zishobora kwakira, ukareba n'ikiguzi, ntabwo ari ibintu bihambaye ugereranyije nuko wajya kubyubaka bitatanye. Iyi ni modeli imwe, ariko n'ubundi uduhamagaye tukubwira uburyo ushobora kubaka kuri tere yawe, tukareba uburyo bwaguhendukira kandi bwagufasha mu kumaximiza cyangwa se mu guhuza neza wa mwanya wawe mutoya ufite n'ubworozi ushaka kugeraho. Tuvugishe rero, turahari Iwacu Connect kugira ngo tugufashe. Ni hano Butare, ariko nanone n'ahandi hose muri iki gihugu twagerayo tukagufasha. Serivisi nziza kandi inoze kandi itangiwe ku gihe. Turi kumwe rero, stay tuned. Ni Iwacu Connect muri kumwe.